Dutangira inkuru yacu ari mu gicuku nijoro, hari umukobwa wari wicaye ku gitanda ariko adatekanye. Nubwo abandi bose bari baryamye, ariko we ntago yari asinziriye, ahubwo ari mu mipango y'ukuntu yari agiye gucika agasimbuka igipangu, nk'uko yari asanzwe abigenza rimwe na rimwe. Uwo mukobwa mwiza witwa Sharon, amaze kubona amasaha yigiye imbere akeka ko abandi bose basinziriye, yahise abyuka nuko agenda gake gake yomboka, arangije arafungura gahoro gahoro, nuko ajya kunyura ahantu hamwe hamworoheraga, nuko arasimbuka arigendera. Ababyeyi bari bamaze iminsi bamukeka, papa we nubwo yari aryamye ariko yaramwikanze, atangira kubaza umudamu we ati wowe ariko ubwo nta muntu wumvise akingura? Mama Sharon wari wasinziriye ahita amera nk'uvuye mu bitotsi, ati njye nta muntu numvise, nari nasinziriye. Bahise babyuka bajya kureba Sharon mu cyumba cye, ariko baramubura. Bamushakishije ahantu hose, muri dushe, muri tuwarete, bazenguruka ibyumba byose byo mu nzu baramubura, bajya mu gikoni baramubura, babona ahantu hose ntawe uhari. Bahise batangira kumuhamagara kuri telefone ye, ariko bumva telefone ye ntabwo iri ku murongo. Bahise babaza umuzamu wabo w'umusaza wabakoreraga niba yaba yigeze amubona cyangwa se niba yaba yigeze amukingurira, ariko ababwira ko nawe atigeze amubona agenda cyangwa se ngo aze amusabe ko yamufungurira. Bakimara kumubura gutyo, bahise bamenya ko ibyo bamaze iminsi bakeka ko umukobwa wabo asimbuka igipangu akagenda ari byo nta gushidikanya. Papa Sharon yarababaye, ariko mama Sharon we intimba yari imwuzuye umutima. Ntago yumvishaga ukuntu umwana wabo umwe rukumbi bavunikira, baha buri kimwe cyose, atinyuka gukora ibyo bintu. Papa yahise arakara cyane, atahagarukira arambona. Mama Sharon nubwo ariko we yarababaye, yahise asubira kuryama, ariko umugabo we yanga kujyayo, ahubwo atera agatebe imbere y'icyumba cya Sharon, ashaka n'inkoni arayicarana. Hashize amasaha make, yagiye kubona abona umukobwa arimo araza yomboka gake gake ajijisha, ngo ntihagire umuntu umwumva, ngo bagire ngo nyine yaraye aho ngaho mu nzu. Papa we yahise amukacira, maze atangira kumuhondagura cyane. Umwana ararira avuza induru, bituma na mama we ahita yongera gukanguka, nuko arabyuka, nuko araza, maze abonye ukuntu umukobwa we inkoni zimurembeje, atangira kumusabira imbabazi. Umugabo we yahise avuga ati ndarekera kumukubita ari uko avugishije ukuri akavuga ahantu yari yagiye. Maze Sharon arabeshya, avuga ko avuye muri anniversaire y'inshuti yitwa Divine. Ibyo byose yabivuze yibagiwe ko Divine yavugaga mama we yari afite nimero ye, nuko ahita amuhamagara arabimubaza. Divine wari wiviriye mu bitotsi atazi n'ibyo ari byo, atazi ko agomba no kubeshya ngo avugire inshuti ye, yahise avuga ko anniversaire ye iba mu kwa mbere, kandi icyo gihe bari mu kwa karindwi. Sharon yahise aseba, birumvikana nyine ko bahise bamenya ko abeshya, nuko papa we umujinya uramwica, yongera kumukubita cyane. Mama Sharon abibonye aritambika, aho we batangira gukubita, maze papa Sharon ahita arekeraho gukubita Sharon, maze ababwira ko bahita baza bakajya mu modoka bakagenda. Mama Sharon atangira kumubaza ati uragira ngo tujyeyo muri iri joro? Nuko aramubwira ati muze mu modoka tugende, kandi nta muntu umwe uri busigare hano, muze tugende. Ndashaka ko tujya kwa muganga bakamupima, tukareba ko nta mibonano mpuzabitsina avuye gukora. Ikindi kandi kubera ukuntu amaze iminsi yitwara nabi, nkeneye ko bamupima bakareba ko adatwite cyangwa se atanduye agakoko ka virusi itera sida. Sharon ubwoba bwaramwishe, ariko yagombaga kujyayo. Bageze kwa muganga bamupima virusi itera sida, basanga ntayo afite. Bamupima ko yaba atwite, basanga ntatwite. Nuko bagiye no kumupima ko yaba yakoze imibonano mpuzabitsina, babona ntayo yakoze, ahubwo basanga ari mu mihango. Ababyeyi be barishimye, ariko bakomeza kubabazwa n'ukuntu n'ubundi umukobwa wabo yitwara nabi. Bati nubwo ibi ngibi byose atarahura nabyo, ariko nakomeza gutya niyo maherezo. Bahise bamubwira bati ugira Imana,
iyo hari na kimwe tubona mu byo twakekaga twari kukwiyicira. Baratashye n'ubundi bakomeza babaza Sharon ngo ababwize ukuri aho yari yagiye, ariko yanga kuvugisha ukuri. Bageze mu rugo, Sharon araryama naho ababyeyi be baritegura ngo bajye mu kazi kuko n'ubundi bwasaga nk'aho bwakeye. Sharon we yahise asinzira, ariko aza gukangurwa na call ya boyfriend we, atangira kumubwira ati urumva umeze ute? Ese ubwoba wavuye hano ufite bwashize? Nizere ko batigeze bakubona. Sharon ati ntubizi wowe, bari banyishe neza neza. Nuko Sharon atangira kumubwira uko byagenze kose, ukuntu bavuye kwa muganga n'ukuntu bamuhondaguye inkoni zikenda kumwica. Uwo muhungu bakundanaga witwaga Steve yahise amwihanganisha, ariko amubwira ko akeneye amafaranga 500 ngo nayamwoherereze. Sharon yahise amubwira ko bidashoboka, ariko Steve nayohereza gute koko? Ntabwo ngewe nshobora kukohereza amafaranga kuko buri transaction yose ibaye kuri telefone yanjye yo kwakira cyangwa kohereza amafaranga papa ahita abibona. Ni nayo mpamvu naraye nsimbutse igipangu nkaza kukureba nyakuzaniye, kuko ku manywa nabyo urabizi ko bidakunda. Kariya gasaza kacu k'akazamu kirwa kangenzura, nta hantu hamwe nshobora kunyura. Ku manywa rwose gucika biba bikomeye kurusha uko mikora nijoro, kuko nijoro nshonga kasinziriye nkahita nsimbuka nkaza. Rero urabona nubwo nta mafaranga mfite ariko bwanakeye, ku manywa ntago byakunda. Nuko Steve ariko nawe urabizi ko dukeneye amafaranga cyane, shaka ukuntu wabigenza uyohereze. Sharon akomeza kumubwira ko bitakunda rwose, nuko Steve ahita arakarara kupa. Sharon wakundaga Steve kubi yumvise akopye kandi ababaye, yibagirwa inkoni zose yakubiswe, yumva agomba kumubonera andi mafaranga uko byamera kose. Nimugoroba bicaye hamwe n'ababyeyi be, yatangiye kubabwira ati papa, mama, hari ikintu nshaka kubabwira. Atarakivuga papa ahita avuga ati Sharon, amafaranga ushaka gusaba ntayahari, ntago yaboneka. Mama Sharon ahita abwira umugabo we ati ariko jya utega amatwi umwana wumvisha icyo ashaka kukubwira, wabona atari n'amafaranga akeneye. Papa we wari wamurakariye cyane ati ngaho navuge wumve ko hari ikindi kinasaba, hari ubundi bwenge agira usibye bwo gusimbuka igipangu no kwirirwa asaba amafaranga. Sharon ahita avuga ati none se ko mbanya akeneye? Baramubaza bati ko tumaze iminsi tuguhaye amafaranga, ubu noneho ukeneye ayiki? Sharon ati noneho kuri iyi nshuro ntago ari njye uyakeneye, hari umwana w'inshuti yanjye urwaye kandi yabuze uko yivuza, yansabye ubufasha ko namuguriza akivuza nibura nkamubonera 500 akazayansubiza. Sharon wavugaga ibyo yari yarabeshye ibintu byose bishoboka asaba amafaranga, ku buryo yari asigaye abura n'ikintu yabeshya. Papa we n'ubundi yahise amwumva ko ari mu kubeshya, nuko aramubaza ati akeneye harya 500 ngo yivuze? Sharon ati yego papa, niyo akeneye rwose, wanyumvise neza. Papa araseka atazivuza hanze se? Sharon ati imbere mu gihugu. Nuko ahita amubaza amazina ye, Sharon arayamubwira. Papa we ati humura kandi ntiwongere guhangayikira inshuti yawe kuko uri buze kuvurwa. Nuko Sharon arishima ati papa urakoze cyane rwose niba ugiye kuyampa. Nuko papa aramubwira ati ntago ari uko bimeze, ayo mazina umpaye yohereje umudokiteri w'inshuti yanjye witwa Dr Lamor, afite ibitaro byiza biteye imbere, ngize adresse zahakorera, zimwoherereze hanyuma azagende nagerayo ampamagare nanjye mvugisha uwo muganga, hanyuma bazamuvure, njyewe fagitire bazayinyoherereza, nzayishyura rwose uko izaba ingana kose. Sharon nuko yumvise ko ari uko biteye, atangira kumanjirirwa abura n'ikintu avuga.
nuko ahita avuga ati none se papa iyo ureka ukayama akazivuza. Nuko papa we ati urumva bitandukaniye hehe, nshobora kuyamuhereza akamubana makeya ntiyivuze ngo byose bivemo, ahubwo icyiza ni uko bazanyohereza fagitire kuko amafaranga ashobora kuziyongera. Si wambwiye ko nta na insurance agira? Humura rwose ibyo ngibyo nibyo byoroshye. Sharon yabuze ikintu arenzaho, nuko papa we ahita yihagurukira, hanyuma Sharon na mama we basigara bicaranye batangira kuganira. Sharon yahise abaza mama we ati ariko se koko mama, uriya niwe papa cyangwa mwarantoraguye? Mama Sharon ati ahubwo njyewe ndashaka kukubaza icyo kibazo, uyu Sharon twibyariye cyangwa se hari undi mwagiye muragurana muhinduranya ababyeyi? Sinzi icyakubayeho mwana wanjye, mbere wari umukobwa mwiza none warahindutse, usigaye ubeshya, usigaye ufite uburara ntazi ahantu ukura, usigaye ukunda amafaranga, rimwe na rimwe nsigaye nanakumva umeze nk'umuntu wanyweye itabi. Sharon ntabwo yatumye mama we akomeza kurondora ayo mafuti yose, ahubwo yahise yatangira kwiriza amubwira ati mama rwose musigaye munyanga, ahubwo sinzi ikintu musigaye mumpora, ibyo byose uri kuvuga ni urwango musigaye mumfitiye. Mama we aramubwira ati ntabwo tukwanga, ahubwo wowe ukeneye kwisubiraho ukanadusaba imbabazi. Sharon yabonye ibyo amafaranga yasabaga bidakunze, agerageza guhamagara wa muhungu w'inshuti ye Steve bakundanaga, ariko yumva Steve yakomeje kurakara cyane. Sharon aramubwira ati nzakora uko nshoboye kose nzayabona. Nuko Steve ati ugomba gushyiramo agatege kuko imipangu yacu urayizi. Nuko Sharon ati rwose nanjye ndabizi ko nkeneye ko tubana, kuko n'ubundi iyi nzu y'iwacu sinyikeneye kuyibamo, ababyeyi banjye basigaye bantoteza cyane. Muri iyo minsi wa muzamu wabo umusaza wakoreraga yabwiye papa Sharon ko amushaka. Papa Sharon yaramukundaga cyane kuko yari umusaza w'inyangamugayo kandi bari banamaranye igihe kuko bari baramuzanye Sharon akiri umwana. Yakoraga ubuzamu icyo gihe akihagera, ariko kubera ukuntu yishakiraga gukorera amafaranga menshi, abasaba ko yazajya akora no muri jardin ndetse akoza n'imodoka. Nuko bayamureka byose arabikora, babona abikora neza cyane kandi abikunze, nabo barabimukundira. Baramukundaga cyane, ariko umuntu batumvikanaga yari Sharon. Sharon yamuziraga urukunuka kubera ukuntu yamukaniraga, yamubuzaga kwigendera, akamucunga iteka ahantu hose ari. Sharon rero bikamubabaza, ariko muzehe byari mu nshingano ze kuko nabyo bari barabimushinze. Bari baramubwiye ko Sharon agomba kuzajya agenda igihe bamubwiye gusa ko agomba kumukingurira. Niyo mpamvu rero Sharon yamuziraga, yahoraga yifuza ko yagenda ariko akabibura kuko ababyeyi be bamukundaga cyane. Icyo gihe rero muzehe abwira papa Sharon ko amushaka, muzehe yaramubwiye ati nta kibazo niba ushaka kumvugisha twavugana. Muzehe yahise atangira kumubwira ati hari umwuzukuru wanjye usoje amashuri, ariko yifuzaga ko yaza kuba hano tukaba turi kumwe mu gihe nyine arimo gushakisha uko yafatisha ubuzima. Papa Sharon yahise amubaza ati arangije ayahe mashuri? Nuko muzehe aramubwira ati arangije kaminuza. Rero arashaka kuza akaba ageragereza inaha mu mujyi, ariko nawe urabyumva kuza agahita atangira gukodesha inzu ye nta n'ikintu na kimwe afite, biragoranye pe. Niyo mpamvu yansabye ko namusabira akaza tukazajya turarana muri kariya kazu kanjye, noneho rero yazamara kubona imibereho yafatishije ubuzima nuko akagenda akajya kwibana. Papa Sharon ati ko uri umusaza mwiza w'inyangamugayo, nakangira iki kugufasha no gufasha abagukomokaho koko. Nizeye ko uwo mwuzukuru wawe Rick ari umuhungu mwiza, atari ikirara cyangwa se inzererezi nk'aba basore nirwa mbona bazerera wagira ngo ntibagire iyo bataha. Nizeye ko ari umuntu mwiza w'inyangamugayo utazaza guteza ibibazo. Muzehe ati humura rwose, ni imfura cyane umwuzukuru wanjye, si uko ndimo kumusabira ubufasha,
ariko rwose nawe uzabyibonera. Papa Sharon ati niba ari uko bimeze azaze nta kibazo, twizere ko tutazabyicuza. Muzehe ati ntugire impungenge rwose humura. Muzehe yishimye ahita ahamagara Rick, maze Rick nawe ibyishimo biba byinshi, nuko ahita atangira kwitegura araza kugira ngo batisubiraho. Akihagera yahise abwira Muzehe ati maze rero Muzehe dore umaze no kwisazira, mu gihe ntarabona akazi cyangwa se ikiraka, rwose uzajya wiruhukira, ibyo wakoraga byose nzajya mbikora. Yatangiye akazi gutyo ku munsi wa mbere nta no kuruhuka, nuko ahita yicara kuri gate. Sharon arimo agendagenda yagiye kubona nuko abona uwo muhungu ari kuri gate, nuko atangira kumubaza ati none se wowe urinde, uri muntu ki ko ntari nkuzi, uri umukozi mushya bahaye akazi? Nuko Rick aramubwira ati hoya, amusobanurira uko bimeze. Sharon yahise yishima, nuko aramubwira ati koko uzajya ufasha Muzehe ukora imirimo yose yakoraga mu gihe uzajya uhari? Nuko Rick aramubwira ati yego, urabona ntago atangiye se, Muzehe ari hari yariryamiye yariruhukiye amaze no kwisazira. Nuko Sharon arishima kuko yatekerezaga ati uyu nguyu we aracyari mutoya nkanjye, azajya ankingurira nigendere, ntago azaba ameze nka Muzehe unkanira kubi, nzajya mubeshya, uyu nguyu azajya anyumva nta birenze. Imana ishimwe rwose, sinjye urose ko ari agasaza kava hariya, n'ubundi yaba bakirukanaga burundu kakagenda. Rick yatangiye kujya akora ibintu byose Muzehe yakoraga, akabishyira ku murongo, akoza imodoka, jaride akayitunganya neza, agashaka no kongeraho gukora ibyo batamubwiye. Buri hantu hose yabonaga hadatunganye yashakaga kuhakora. Papa Sharon yakundaga kumwitegereza akabona ukuntu ari umusore mwiza utirata kandi uzi gukora, akabimukundira cyane. Mu minsi yakurikiyeho Rick yatangiye kujya abona uturaka twaba twashize, hakabaho n'igihe rimwe na rimwe Papa Sharon amutwaye aho yakoreraga akamushakira utuntu tw'uturaka twatuma abasha kugira udufaranga yinjiza. Yabonaga afite ubwenge ndetse n'ubushishozi mu byo yakoraga byose, ndetse akanabona ashishikajwe no kumenya ibyo atari asanzwe azi. Iyo Rick yabaga yiriwe mu rugo arimo gufasha Muzehe, Sharon yahitaga ashaka kumumenyera ngo asohoke, ariko aza kubona Rick nawe atoroshye. Yabonye nawe amukanira neza neza wagira ngo ni Muzehe. Nuko rimwe ashaka kumusaba ko yamureka akagenda, ariko umuhungu aramukanira burundu yanga kumufungurira. Barashwanye baratongana cyane. Sharon atangira kumucyurira amubwira ati ibyo ngibyo uba wigira, ariko uba uzi ko hano ari iwacu. Nuko Rick aramwihorera ati wintuka cyangwa se ngo umbwire amagambo mabi, njyewe ibyo ndimo gukora ni inshingano zanjye. Sharon yatangiye kumubwira ko natamukingurira azamwirukanisha we na Muzehe, ariko umuhungu aramukanira burundu, aramubwira ati uzakora icyo ushaka cyose nakubwira iki, njyewe menya ko ntari bugukingurire. Sharon wari wamara amaje uwo munsi ashaka gusohoka cyane, yahise agenda, nuko ahamagara wa muhungu Steve bakundanaga, aramubwira ati uyu ni uyu munsi ndabona byanze, umuhungu bazanye hano neza neza wagira ngo nawe ni umusaza, nawe arankanira, namushutse ntako ntagize, namwinginze ariko yanze kunkingurira. Steve yahise amubwira ati njyewe rero nsigaye mbona utakinkunda, ntukimbonera umwanya, ntukiza kundeba, nsigaye mbona warahindutse cyane, ubwo rero uyu munsi nurara utaje kundeba rwose ibyanjye nawe birahita birangira. Sharon yakundaga Steve kubi wagira ngo yari yaramuroze rwose. Yahise agenda nuko atangira gupfukamira Rick amusaba imbabazi ati ndakwinginze nkingurira rwose, mbabarira nushaka mu minota 30. Steve wakundanaga na Sharon, nta kindi kintu wavuga gifatika cyatumaga bakundana. Sharon ikintu yakundaga kujya kumurebera kwari kugenda bagasangira amatabi, ubundi akumva ameze neza.
iyo yamaraga igihe atarinyweye yabaga ameze nk'umusazi. Yari yaramuhinduye neza neza, umukobwa yarataye umutwe. Icyo gihe n'ubundi yari yabaye nk'umusazi ashaka gusohoka. Rick yakomeje kubona ukuntu umukobwa ari gukomeza aza kumusaba kugenda, nuko aravuga ati ariko uyu mukobwa wamureka akagenda nkaza kumukurikirana nkamenya ibye, ko mbona wagira ngo neza neza yataye umutwe. Yahise amubwira ko amwemereye kugenda, nuko aramubwira ati nguhaye iminota 30 yonyine uze kuba ugarutse. Sharon yarishimye cyane, nuko ahita afata imodoka ye ahita amubwira ati ngaho duhane nimero za telefone uze kumpamagara nihagira ikibazo kiba. Nuko Sharon amuha nimero, Rick nawe amuha nimero ye, nuko aramubwira ati ngaho genda ariko nturenze iminota 30 utaragaruka. Akimara gutirimukaho, Rick yahise abwira muzehe ngo naze aba ari kuri gate akomeza akazi ke ngo hari ahagiye. Yahise akurikira Sharon abona agiye kuko kureba umuhungu bakundanaga. Bari bahuriye ahantu muri park, maze Sharon asohoka mu modoka ye ahita ajya mu ya Steve wari umutegereje. Rick yagiye kubona Sharon akuyeho ibifaranga byinshi ahita abimuhereza. Umuhungu nawe ahita avanayo ibitabi batangira kubisangira ariko bari kunywa n'ibiyoga. Rick ubwoba bwaramwishe kuko yaratunguwe cyane, ntabwo yakekaga ko Sharon yaba agiye ahantu nk'aho. Yakomeje kubitegereza, hashize akanya abona batangiye no gusomana, nuko Rick yipfuka mu maso. Hashize akanya gato nuko aripfukura abona Sharon yongeye kunywa ibitabi. Rick yarababaye cyane arebye ukuntu umukobwa muto nka Sharon arimo kunywa ibyo bintu, kandi uwo muhungu bari kumwe yaranamurutaga cyane, yabonaga ari igisaza. Yatangiye gushaka ukuntu yamukura mu maboko y'uwo musore, yabonaga anakuze cyane. Nuko biramuyobera, akomeza gushaka ikintu agiye gukora ariko akomeza kukibura. Rick yakomeje kugira ubwoba kuko yatekerezaga ko nyuma y'ibyo ngibyo bashobora kwishora no mu zindi ngeso mbi, cyane cyane nko mu busambanyi. Rick akirimo kwibaza ukuntu agiye kumutabara yabuze icyo gukora, yahise yunguka igitekerezo, nuko aravuga ati ngomba gutabara Sharon uko byagenda kose, ntabwo uriya mwana agomba kuguma mu maboko ya kiriya kigabo. Yahise afata fone ye aramuhamagara ati urapfuye Sharon, papa we noneho arakwica. Arahageze kandi ambaza ahantu uri, mubwira ko ugiye ku muhanda kugura padi. Banguka kuko mubwiye ko nyuma y'iminota 5 uraba uhageze. Rwose gira vuba vuba wenda nturenze 10 ndakomeza nkukavaringe. Sharon watinyaga papa w'ubwoba bwahise bumwica, nuko ahita asezera Steve vuba vuba kugira ngo ahite ajya mu modoka yagende. Rick abibonye ko yiteguye kuza, yahise n'ubundi yihisha aragenda ajya imbere afata moto kugira ngo agere mu rugo mbere ye asanga amaze kuhagera. Sharon nawe yahise aza yirukanka, nuko akimara kuhagera abona Rick nawe arahari ari mu rugo rwose yica aho ngaho wagira ngo nta n'ahantu yigeze ajya. Nuko ahita amubaza ati ntago papa arongera kukumbaza? Rick ati wapi, ariko n'ubundi ntahari. Ahise yongera aragenda. Sharon yahise yirutse ati ahwi, cyakoze urantabaye, numvaga neza neza umutima ugiye kumvamo, ubanza ntazongera kubeshya, cyakoze urakoze pe, uri umwana mwiza. Rick yakomeje kumwitegereza, nuko yamureba mu maso hagahita haza ifoto ye y'ukuntu yari arimo anywa ibitabi n'ibiyoga. Nuko aramubwira ati ngaho genda atagaruka akagusanga aha ngaho. Yahise agenda, undi nawe asigara yibaza ati ariko koko buriya ubu koko uriya mwana biriya bintu yabigiyemo ate koko? Biriya bitabi nibyo yumvaga byari bumuha amahoro, ukuntu yari yabaye nk'umusazi ataragenda. Ese ubu nkora iki ngo mufashe koko agaruke mu murongo muzima? Ese ubu mbwira ababyeyi be iriya mico ye bamuhane? Ese nkora iki? Muganirize, nkora iki koko? Rick yahise atangira kumva ko ikintu yakora ari ukumuganiriza, wenda yamunanira akaba aribwo azabibwira ababyeyi be.
Mu gitondo Sharon arangije imirimo ye yo mu rugo isanzwe na Rick imirimo ye asa nkaho ayisoje, yaramwegereye ngo baganire, nuko atangira kumubaza ati ese ubundi ejo wari wasohotse ugiye hehe? Sharon ati nari nagiye kureba boyfriend wanjye. Rick ati ubanza umukunda cyane? Sharon ati yego nyine ndamukunda. Rick ati ese ubundi mukunda bingana iki? Mufitanye iyihe gahunda? Mufitanye iyihe mishinga? Ubona se ari umuntu w'imico myiza ku buryo wowe uvuga uti wazampa abana bameze nka we, nyine bafite ubumuntu, imico n'imyitwarire nk'ibye, nazaba ntomboye? Sharon nawe kumusubiza ararakara ati ibyo se bikurebaho iki? Ubundi kuki ushaka kunyinjirira mu buzima? Rick ati nuko njyewe nyine umukobwa twakundana mba numva ari uko yaba ameze, umukobwa witonda w'imico myiza, umukobwa udashobora gutuma nyine hagati yanjye n'ababyeyi banjye havuka amakimbirane, umukobwa wiyubaha utanywa ibitabi n'ibiyoga. Yagejeje aho Sharon yumva bimeze nk'aho arimo kumucyurira ati ceceka ibyo wibimbwira kuko nta n'icyo byamarira, kuko njyewe nta nubwo n'aba girlfriend wawe, ntacyo rero bimariye gukomeza kumbwira uko umukobwa ushaka gukundana nawe yazaba ameze. Rick yahise amubwira ati Sharon ntunyumve nabi, nawe niba atari uko boyfriend wawe ameze waba warayobye, uracyari muto kandi uri mwiza, umukobwa nkawe akwiriye ibyiza rwose, ukeneye umuntu ugufasha kugira ngo uzabashe gutegura ahazaza hawe hazagende neza. Sharon gukomeza kumva ibyo bintu yumvaga biri kumutesha umutwe, kuko nawe n'ubundi yari abizi ko urukundo rwe na Steve hari igihe rwabaga rutameze neza, akumva yanabivamo ariko bikamunanira, ariko iyo bamaraga gusangira amatabi n'amayoga yumvaga ubuzima ari ubwo ngubwo. Yahise atangira gutonganya Rick cyane ati ubundi wowe urinde wo kungira inama? Izo nama zawe nigeze nzi gusaba? Cyangwa ejo narakuvugishije nguha nimero yanjye ya telefone, wumva biguhaye amahirwe yo kumenyera uko wiboneye kose? Umva uri umuzamu, hita ugenda ujyaho akazi kawe gakorerwa, kandi ntuzongere kuza kumvugisha ubwo busa bwose uko wiboneye. Nanarengereye rwose kuguha umwanya ungana gutya wo kuza kumvugisha, genda kandi ntuzagaruke kumbwira ubwo busa. Rick yarigendeye ati nizere ko wenda mu busa bwose navuze utazaburamo na kamwe kagusigara ku mutima. Sharon aramureba asigara yimyoza ati ubundi wajya ureba ibikureba gusa. Rick yahise yigendera, undi nawe asigara aho ngaho. Muri iyo minsi nko mu masaha 5 z'ijoro Sharon n'ubundi Steve yaramuhamagaye ati Sharon mbabaruza n'imodoka yawe ndepane, ngize ikibazo kandi nkeneye imodoka byihuse banguka. Sharon yahise amubwira ukuntu byamugora cyane kuva mu rugo muri iryo joro, ariko Steve akomeza guhatiriza amwumvisha ko agomba kuza kumureba uko byagenda kose. Sharon muri iryo joro yahise abyuka ajya gusaba urufunguzo Rick ngo amufungurire. Rick arebye ku isaha ati Sharon 5:30 z'ijoro nta hantu uri bujye, urufunguzo ntarwo nguha. Sharon atugomba kurumpa uko byagenda kose, uzi ko ariko uba wibagiwe ko hano ari iwacu. Rick ati niba ari iwanyu kuki banze kuguha urufunguzo rwo kuri gate? Nuko batangira kururwanira, Sharon ashaka kurufata ku ngufu, nuko Rick kubw'ibyago ruramucika. Sharon ahita arufata ati ntabwo uri bwongere kurunkuraho, ngiye gufungura ngende ndutware, ndongera gufunga ngarutse, kandi ndanasiga nducurushije nanjye ngira urwanjye. Rick ati nubwo urunyatse ariko ntaho uri bujye. Batangira kongera gushwana, na muzehe arabyuka aza kureba. Rick ahita amubwira ati muzehe subira kwiryamira, Sharon ndamwifasha. Nuko amufata akaboko amusubiza mu kazu kabo. Amaze kumusubizamo yasanze Sharon amaze gufungura yicaye mu modoka yagiye kugenda.
Eric yabonye umukobwa yamaramaje ariko yibutse ibintu aba agiyemo, aravuga ati nta hantu ari busubire. Nuko ahita amubwira ati Sharon, uraramuka ukomeje guhatiriza ndereka papa wawe iyi video nafashe ubwo cya gihe wari urimo gusangira ibitabi n'amayoga na Steve ndetse n'amafaranga wamuhaye narayabonye. Papa wawe yari amaze iminsi avuga ko hari amafaranga yabuze, yari yarabimbwiye ko ngomba kuza kuneka kuko yari abizi neza ko nta wundi wayatwaye. Narakwiboneye rero nuko nakwihoreye singutange. Rero uraramuka ugiye ugahatiriza ndahita mbimwereka. Eric yamubwiraga gutyo arimo kureba muri fone ye ari kugenda nyine areba video kugira ngo arebe ko agera kuri iyo ngiyo ahita yimwereka. Sharon yumvise ko amufitiye video imeze uko nguko, umujinya uramwica ahita ashaka no kumugonga, ariko Eric arabibona arahunga, ariko n'ubundi ahunga imodoka yarangije kumwegera, ashiduka yageze hasi atangira gutaka cyane. Yahise ataka, abantu bose barabyuka bo muri urwo rugo. Sharon nawe ahagaze aho ngaho yabaye nk'igiti, yarebaga ukuntu agonze Eric ubwoba bukamwica. Yakomeje guhagarara aho yabuze icyo avuga. Ababyeyi be nuko nabo bamugeraho bati ariko se Sharon, noneho ugiye gusara neza, ubise ubwo bigenza gute kugira ngo umugonge? Muzehe yahise atangira kubabwira ko agonze Eric kuko yari yamwitambitse yanga ko asohoka muri iryo joro. Papa Sharon wari wumiwe yahise areba video yari iri muri fone ya Eric aho fone ye yari yaguye, maze ayireba neza yitonze, abona ya video yose Eric yari agiye kwereka Sharon ngo amwereke ko ubushize yabonye ibyo yari arimo byose, maze Papa Sharon biramurenga atangira no kurira kandi ari umuntu w'umugabo. Uwo munsi byari byamurenze cyane ku buryo yabuze n'icyo akorera umukobwa we. Yahise afata Eric amujyana kwa muganga, abwira mama Sharon ati usigare uganiriza umukobwa wawe, njyewe birandenze. Bageze kwa muganga Eric bamwitaho, mu by'ukuri ahantu yari yakomeretse hari ku kirenge gusa, ariko baramubwiye bati bizafata iminsi kugira ngo hakire, ndetse byabaye ngombwa ko ajya no mu bitaro. Bamaze kumushyira mu bitaro bahise bahamagara mushiki we kugira ngo aze amurwaze, hanyuma Papa Sharon arataha. Ageze mu rugo yasanze Sharon yikingiranye mu cyumba, ubwoba bwamwishe, azi ko papa we noneho ari bumukubita akamwica, ariko siko byagenze. Papa yahise amubwira ati kuri iyi nshuro sindi bugukubite kuko iyo uba wumva ukumvishwa n'inkoni uba warumvishe kera. Ntabwo waba unywa ibiyobyabwenge nk'uko nakubonye ngo ugire ubwenge buzima, bisa naho nta bwenge ukigira. Reba nk'ubu wari ugiye kwica umuntu, buriya iyo Eric aba atakubonye ngo aguhunge hakiri kare, ntabwo wamugonze ukamwica. Ngaho nawe tekereza kwica umuhungu nk'uriya ukiri mutoya kuriya, wifitiye inzozi ze nyinshi z'ejo hazaza. Ese ubwo Sharon koko wakisubiyeho amazi atararenga inkombe, urashaka kuzasazira muri gereza? Sinzi icyo nakubwira, gusa muri ibi bintu bikurikira ugiye guhitamo kimwe kugira ngo nkubabarire. Yesu atangira kumubwira ati urajya ubyuka ukora imirimo yose ya hano mu rugo nk'uko wari usanzwe ubikora, wongereho n'iyo Eric yakoraga yose mu gihe yabaga nta kiraka afite. Ni ukuvuga ngo uzajya woza imodoka, ukore no muri jaride, n'igihe ari ngombwa ko ukingura gate, waka urufunguzo muzehe uze ufungure. Sharon ati ariko papa, njyewe ntago nakoza imodoka, ntago nakirwa kandi nkupakupa muri jaride, iyo mirimo yose urumva nayishobora, niya hano mu rugo ntago ibinyoroheye, mwanze gushaka umukozi none ngo nongereho n'ibyo byose. Papa Sharon ati ceceka, none ko wabikoraga wamugonze uragira ngo bikorwe nande? Sharon ati muzehe se ntahari? Papa we ati sinongere no kumva ijambo na rimwe riva mu kanwa kawe. Muzehe arisaziye, azajya bafite urufunguzo gusa nta mbaraga afite zo kuza kwirwa rwana n'urugi ngo arafungura. Niba rero wumva ibyo ngibyo bikunaniye,
umbwire nkubwire ikintu twakora. Uvuga ugenda ujye kugororerwa mu bigo ngororamuco. Nashakaga kugufasha nkakugororera hano mu rugo, none ntubishaka. Yahise amubwira ati vuga vuba vuba urahitamo iki? Niba wumva iyo mirimo yose udashaka kuyikora, ndakujyana mu bigo ngororamuco babanze bakugorore bagushyire ku murongo, kuko n'ubundi nibyo bigukwiriye. Nuko Sharon ahita avuga ati nta kibazo, iyo mirimo yose ndayikora, ariko ntujyane aho hantu. Papa yahise amubwira ati ikindi, uriya mugabo musangira ibitabi ngomba kumumenya, nawe agomba guhanwa ko yanyangirije umukobwa. Papa Sharon yahise amubwira ati tangira rero ukora akazi ushinzwe kuri uyu munota. Nzibeshya nsanga imodoka yanjye wayogeje nabi cyangwa se jaride idakoze neza uzambona. Nuko Mama Sharon nawe barahageze batangira kumufatanya bamubwira ko natitwara neza kandi amahirwe ya nyuma bamuhaye ko bazahita bamujyana mu bigo ngororamuco kubera ukuntu bari bazi ko abitinya kubi. Bahise bagenda bamusiga aho ngaho, gusa igitangaje Sharon yabaga yumva barimo kumuhora ubusa. Yatangiye iyo mirimo yose, yakoraga imirimo myinshi cyane, byamusabaga kuzinduka kare mu gitondo kugira ngo abashe kuyirangiza. Yabaga yarushye cyane ku buryo atarakibona akanya ko kwitekerezaho. Mu masaha yo kuryama nijoro yageraga umunaniro ari wose. Gukora jaride no koza imodoka byabanje kumugora cyane, bakamutonganya ko yabikoze nabi. Abonye nta kundi yabigenza, akajya yegera muzehe akamwerekera, nuko akamufasha atangira kujya abikora neza. Papa we yabibona ati ibyo ni byo sawa, nibyo nashakaga. Mba nshaka ko byibuze bizajya bituma ubasha kubaha akazi k'abandi. Ibyumweru 2 byarinze bishira, Sharon ari muri ubwo buzima akora ako kazi kose, Rick nawe akiri mu bitaro. Papa Sharon ageze aramubwira ati ariko se Sharon, nta nubwo wumva ufite n'amatsiko yo kumenya uko Rick ameze ngo byibuze unasaba uruhushya uze ujye kumureba urebe uko ameze unamusaba imbabazi? Nuko aramubwira ati uruhushya ntarwo nasaba kuko nzi ko ntarwo nabona kubera akazi kaba kantegereje kaba ari kenshi cyane. Papa we ati ntacyo, ejo uzaze tujyane tujye kumureba, mama wazirirwa hano azagufasha. Bwarakeye kuko bajya kureba Rick mu bitaro aho yari arwariye. Nuko bageze kwa muganga, Rick amubonye arishima, azi ngo wenda yicujije ibyo yakoze byose, aje gusaba imbabazi. Papa Sharon bamaze akanya bicaye, yababwiye ko agiye kureba muganga akamubaza ibijya mbere ku burwayi bwa Rick aho bigeze, ngo amenye na plan nyine bafite. Nuko Sharon na Rick basigara aho ngaho bonyine kuko mushiki wa Rick wari umurwaje hari imiti yari yagiye kugura. Basigaye bonyine, Sharon yifatiye fone ye atangira kwireberamo, ntiyaganiriza umurwayi. Rick yategereje ko yamubaza amakuru ye, nuko yumva umukobwa yicecekeye nta kintu ari kumubwira. Rick ahubwo yatangiye kuba ari we umubaza uko ameze, ariko Sharon akamwihorera. Nuko Rick ageze ati ariko se Sharon, koko ubwo ibintu byose ni kukubwira ko urimo kunyihorera, ntanakubaza ntusubize, bite byawe koko? Basi wowe igira ikintu mbaza. Sharon ati nkubaza iki? Rick ati burumva waba uri icyo mbaza koko? Ese nta nubwo wabaza umurwayi uko ameze? Basi mbaza uti umeze ute, urimo uroroherwa? Sharon ati ibyo ntabyo nkeneye kumenya, byibazo nabyisubize. Rick arumirwa ataha, ese nta nubwo basi wanansaba imbabazi z'ibyo wankoreye byose ukaba waratumye mara igihe kingana gutya ndi mu bitaro? Sharon ati imbabazi z'iki? Nibyo wari ukwiriye ariko kuko wari urimo kwivanga mu bitakureba. Nta mbabazi na nkeya nagusaba. Reba ukuntu boyfriend wanjye yahise ndakarira akanyanga tugashwana kuko
ko nanze kujya kumufasha, none akaba yaranyanze, byose ari ukubera wowe. None ngo imbabazi, ababyeyi banjye baranyanze, bamenye ibyo nabaga nagiyemo byose, noneho bankaniye kurenza ukuntu babikoraga, nta n'ahantu nzongera kujya no gutoroka ntibizongera gukunda, kuko mu rugo bahise banahashyira kamera. Ubwo se urumva njyewe nagusaba imbabazi gute? Rick ati mana yanjye, Sharo wavuga ibintu byose ariko nizere ko utababajwe nuko uriya muhungu yakwanze. Rwose njyewe biranshimishije, Imana ishimwe pe. Ubundi uriya umusaza ungana kuriya ukurusha imyaka myinshi nk'uko nabibonye, wamukundagamo iki? Umuntu ukoshya akakunywisha ibitabi n'ibiyoga kuriya, ugatinyuka ukababara ngo yarakwanze? Umuntu ugushuka ukiba amafaranga ababyeyi bawe ukajya kuyamushyira, urumva ari muntu nyabaki koko? Sharon ati ntukavuge ibyo utazi, ubundi amafaranga wabonye muha uza ari ay'iki? Umva akambikubwire neza, Steve yambwiye ko tutazigira tubana ngo antuze mu nzu iri hasi y'iwacu. Rero kubera ukuntu ankunda akananyubaha, niyo mpamvu nyine yambwiye ko agomba nyine kuzabana nanjye ariko tumaze kwiyuzuriza inzu yacu. Rero amafaranga namuhaga nta kindi nayamuheraga, nuko ko inzu arimo kuzamura itari yakuzura neza, kandi njyewe ndashaka kubana nawe vuba byihuse. Ndambiwe ukuntu mu rugo bamfata, ndambiwe ukuntu bankanira, ndambiwe ukuntu bankingirana nkaho nari umuntu ufite uburenganzira bwo kuba najya hanze ngo ntore n'akayaga. Rwose njyewe ndabirambiwe, niyo mpamvu nshaka kubana na Steve. Ntuzongere rero kwivanga mu byacu ngo ugire ngo amafaranga muha aba ari ay'ubusa. Rick yamaze kubyumva araseka ati Sharon wagira ngo Steve yarakuroze. Ninde wakubwiye ko umuhungu ugukunda wifuza kubana nawe akakugira umugore ukazamubyarira ukamurerera yakwirirwa kunywesha ibiyoga n'ibitabi? Gaho nawe bitekereze neza umbwire ko umuhungu ugukunda yagukoresha ibyo bintu. Ninde wawugufiteho uwo mugambi ngo yirirwa tumushwana n'ababyeyi bawe agusimbukisha ibipangu nijoro, akoshya ngo uze kumureba amasaha yo mu ijoro mu gicuku, ngo uze musangire biriya biyoga n'ibitabi, akoshya ngo wibe amafaranga? Buriya koko wowe iyo ubirebye neza ubona uriya muhungu agukunda? Buriya se urishowa ko iriya modoka wari ugiye kujyana muri ririya joro yari kongera ikagaruka? Sharon ati ceceka, nta kintu na kimwe uzi ku rukundo rwanjye na Steve. Muri ako kanya papa Sharon yahise aza avuye kuvugana na muganga, nuko abwira Rick ati ihanganisha, muganga ambwiye ko ugifite n'ibindi byumweru hano, rero ntabwo uzataha vuba. Aho hantu ku kaguru kawe rwose hazatinda gukira, ariko humura icy'ingenzi ni uko uzakira, ugakira burundu ukongera ukagenda neza. Rick ati nzihangana nta kundi byagenda, ikibanze nyine nuko nzakira. Nuko papa Sharon ati nizere ko Sharon yagusabye imbabazi kandi yucuze ibyo yagukoreye. Rick ahita amuvugira ati yazinsabye rwose kandi namubabariye. Nuko papa Sharon ahita akora umukobwa we mu kiganza katangiye guhinduka akaba umukobwa mwiza. Nuko bahita bamusezeraho barataha. Rick yabaye aho mu bitaro ariko igihe kiza kugera baramusezerera. Nuko papa Sharon abwira Sharon ati tegura icyumba cya Rick hano mu nzu kuko ntago azasubira mu kazu ka muzehe kugeza igihe azakirira. Sharon wari usigaye atinya se cyane yahise abikora, nuko ajya gutegura icyumba nk'uko bari babimutegetse, ariko yari yarakaye kuko yaravugaga ati ubu koko hejuru y'akazi ka hano nifitiye nzogeraho nako kujya nita kuri uriya muhungu ubundi bazamusubije iwabo mu cyaro. Nubwo yabyinubiraga bwose ariko yagombaga kubikora. Mu masaha make Rick yahise ahagera, ariko nyine aza wenyine kuko mushiki we wari umurwaje yari yahise yitahira. Rick bahise bamwereka icyumba cye katazasubira mu kazu ka muzehe kugeza igihe azaba yumva yakize neza.
bamusabye kwisanzura akajya avuga icyo akeneye cyose bakakimutegurira. Rick yatangiye kuba mu nzu y'imbere gutyo, ariko ibintu byinshi ni Sharon wabimufashaga. Yamutegurira ibyo kurya akamuzanira, yasoza Sharon akajya no kwandurura, ariko nta kintu na kimwe bavuganaga. Yarazaga agatereka akigendera, akaza no kubitwara atavuze. Rick guhora ari mu nzu byatangiye kumurambira, nuko ageze aha akajya afata imbago akagenda akiyicarira hanze akareba ukuntu Sharon arimo kuhira indabo muri jardin, ubundi akicara aho ngaho akiganirira na muzehe we. Umunsi umwe ariko yaricaye ategereza ko Sharon yamuzanira ibyo kurya, ariko araheba. Yageze aho ajya kumureba mu cyumba cye ngo arebe ikibazo yaba yagize. Ageze ahantu yari ari, yasanze Sharon yatwawe kuri telefone arimo avugana na wa wundi Steve bahoze bakundana. Byasaga nkaho Steve yamubwiye ko yamubabariye kuko yumvaga ngo basubira mu rukundo. Sharon arimo kumubwira ati "Nukuri urakoze kunyumva, gusohoka ntago biba binyoroheye rega." Nuko Steve akomeza amubwira ati "Erega ndagukunda kandi ndashaka ko twibanira, iriya nzu wamfashije kuyubaka irarangiye, ntago natuma hari undi muntu uzayijyamo, kandi noneho n'akazi kanjye kari karahagaze ubu ngubu kongeye kasubukutse, amafaranga agiye kongera aza ari menshi, humura tugiye kwibanira." Sharon byari byamurenze, ibyishimo ari byinshi, akomeza kubwira Steve ati "Si njyewe uzaborota mvuye muri uru rugo rumeze nka gereza." Nuko Rick wari uhagaze aho arimo kumva ibyo bavuga byose, ariko Sharon ataramubona. Yahise akora ku buryo Sharon yubura amaso akamureba, kuko yari atangiye kumva yongeye kumugirira impuhwe, kuko yari ari kumva ko yasubiye mu rukundo n'uwo muhungu. Sharon icyo gihe yubuye amaso, nuko abona Rick amuhagaze imbere, nuko ahita abwira Steve ati "Buretse gatoya." Sharon yahise arambika fone hasi ngo atangire asomere Rick amaze impamvu atinyuka kumusanga mu cyumba cye noneho atanakomanze. Maze Steve wari uzi ko Sharon yakubye araseka cyane, atangira kuganira n'umuntu bari bari kumwe, ati "Ariko mbega urukobwa rw'urugoryi, ubu ngubu nari nararukatiye, none numvishe nkeneye amafaranga, ntangiye kongera kurwikundishaho, ese ni gute atagira ubwenge koko?" Nuko baraseka cyane, akomeza kuvuga ati "Uriya we nzamukuraho amafaranga, biriya bifaranga by'iwabo nzabirya paka igihe nzaba numva rwose ngejeje ku musozo, ntaramukuraho imodoka cyangwa inzu, uriya mukobwa ndacyamufite mu biganza byanjye." Bakomeje guseka Sharon cyane, we n'undi musore bari bari kumwe, bamuseka ukuntu aba yishyize mu myanya y'imbere ngo barenda kubana. Nuko Steve agakomeza akavuga ati "Ahabera ikigoryi, iyo nzu mubwira hashize nk'imyaka 5 musaba amafaranga, mubwira ko n'akazi kanjye kahagaze, ariko nta bwenge ajya agira rwose, ibyana byo mu bakire sinzi ukuntu bimera, cya gikobwa nzakirya amafaranga paka." Bakomeje kuvuga ibintu byinshi, nuko Rick biramubabaza cyane, ahita afata ya telefone ya Sharon arakupa kugira ngo badakomeza kumva ibyo bintu, dore ko byari biri no muri loudspeaker byose babyumva neza. Rick yarababaye, agahinda karamwica, ati "Sharon, ubu koko igihe nahereye nkubuza, ntureba kuri uriya muhungu atanagukundaga?" Sharon yahise abwira Rick ati "Nsohokera mu cyumba vuba vuba, ndeka ndi njyenyine." Rick yahise amubwira ati "Ihangane Sharon, ndabyumva ko bikubabaje, ndagiye ariko ndahari nanone ku bwawe. Niwumva ushaka kugira uwo watura agahinda kawe, niwumva ushaka kugira uwo uririra kugira ngo ubohoke, niwumva ushaka ugutega amatwi, ibyo byose rwose nunkenera ndahari ku bwawe." Akivuga gutyo Sharon yahise aturika ararira, nuko Rick amufata akaboko ati "Ngwino tugende, va mu cyumba uze tugende kwicara hanze muri jardin, niho hari akayaga." Baragiye bicara hanze muri jardin, Sharon akomeza kurira ati "Rick, nabaye ikigoryi kuva kera, tekereza inkoni zose nakubiswe kubera we, inshuro zose nabeshya ababyeyi banjye
ukuntu nakugonze, ukuntu yanshoye mu bitabi, koko ntabwo uriya muntu yankundaga, nakabaye narabibonye. Yakomeje kubwira Rick ibintu byinshi cyane, ati ubwo ko ababyeyi banjye nababaje nkabahemukira ngo ni kiriya kigo cy'umuhungu, none reba ibyo kinkoreye, amafaranga nibye papa wanjye, ayo nibye mama, inshuro zose nababeshye, ubu koko kuki nabaye umupfu? Rick ati ndakumva Sharon, akababaro kawe ni ukuri muri aka kanya kose ndakumva. Sharon ati none se nkora iki? Muhamagare mubwire ko ari umuhemu, ko ibyo byose nabimenye, nkora iki koko? Rick ati mwihorere mutavugana nabi, rwose si ngombwa kugira ngo utongane n'umuntu, ubu ngubu uracyanafite agahinda kenshi, ntabwo wakontorora amagambo wamubwira, mwihorere uzagenda umwikuraho gake gake, azagera ahabone ko ibyanyu byarangiye, si ngombwa ko mutongana rwose. Sharon yahise amubwira ati Rick uri umuntu mwiza, nyuma y'ibyo nagukoze byose none unteze amatwi, urimo kunyumva, nta nubwo wishimiye ko nanjye mbabaye. Kuva icyo gihe Sharon yahise abona ko Rick nta kibazo cye, ndetse amusaba n'imbabazi. Batangiye kubaho noneho baganira, Sharon atakimunyuraho ngo agende atavuze. Sharon yageze aho yibagirwa Steve neza, kandi abona ubuzima burakomeje, amara igihe atanywa ibitabi birakunda, ndetse ahita anabizinukwa burundu. Rick nawe yatangiye koroherwa n'imbago, atangira kuzireka. Sharon ati mana yanjye Rick, noneho uzi ko umaze gukira, ubu ngubu bagiye kongera bagusubize muri kariya kazu na muzehe koko? Rick araseka ati none se ntabwo ushaka ko nkira? Sharon ati ndabishaka, ariko sinshaka gusubira hariya hantu. Rick ati uzi ko njyewe numva mbishaka cyane, hari gahunda nyinshi mfite rwose, mfite imipango myinshi y'ibintu ngomba gukora, nkeneye gukira vuba nkasubira mu buzima busanzwe. Sharon ati nanjye si ukuvuga ko ntakeneye gukira ngo ugiye gukora indi mirimo, ahubwo nuko ntashaka nyine gusubira hariya hantu. Rick ati nta kibazo kuba hariya, rega njyewe nta n'ikintu bintwaye. Rick yari asigaye amufasha gukora imirimo yose, Sharon atakivunika cyane. Rimwe bicaye imirimo isa naho irangiye, Rick yafashe urupapuro n'ikaramu ati Sharon, hano ngiye kuguha umwitozo. Sharon amatsiko aramwica ati umwitozo umeze gute se? Rick ati wa munyeshuri we, kuki ushaka ko mwarimu agukopeza bitemewe? Ngwino ufate urupapuro usubize, kandi mu gihe urimo gusubiza usabwe kwandika, nta kindi ugomba gukora. Sharon yafashe urupapuro aramubwira ati amatsiko ni menshi cyane. Yahise arurambura, nuko abona Rick yamubwiye ngo niyandike, agereranya ubuzima bwe igihe yari kumwe na Steve n'ubuzima bwe baramaze gutandukana. Sharon yahise afata ikaramu atangira gusubiza, arandika cyane ashishikaye, ariko n'amarira atangira kuzenga mu maso. Nuko hashize nk'iminota 5 Rick aramubwira ati iminota 5 niyo nari naguhaye kandi yarangiye. Sharon yahise amuhereza urupapuro, ariko ikaramu arayisigarana. Nuko Rick arabisoma ati none se Sharon, ko wasubije ibyo ntakubajije? Sharon yari yagiye ahubwo yiyandikira uko asigaye yiyumva, aho atangiye guha umwanya Rick mu buzima bwe, asigaye yumva afite amahoro, atuje, yishimye, arinzwe n'ibindi byinshi. Rick ati Sharon, ko wagiye horsije, wasubije ibyo ntakubajije, mpereza ikaramu yawe nguhereze 0 ku 10. Sharon ikaramu arayimwima, batangira kwirwanira. Nuko Sharon arayimwima burundu, Rick atangira kumukirigita. Maze ku byago byabo mama wa Sharon ababaguyeho, umujinya uramwica ati Rick nta soni ukagerageza iyo mikino ku mukobwa wanjye, jya mu cyumba cyawe vuba. Mama Sharon yahise asigara atuka umukobwa we, amwiyama cyane ngo ntazongere kumubonana na Rick mu mikino nk'iyo. Sharon nawe yahise agenda, hanyuma mama we atangira kumva ko Rick agomba kuva muri iyo nzu, akongera agasanga muzehe muri ka kazu kabo. Si we warose papa Sharon ahagera, yahise amubwira ati ese koko uriya muhungu ubona atamaze gukira?
buriya ntiyava hano agasura hamwe na muzehe babaga muri kariya kazu kabo. Babiganiriyeho papa Sharon ati nimba yarakize se yavuzwa n'iki gusubirayo, nta kibazo rwose. Bose bicaye hamwe, papa Sharon nuko abaza Rick ati urumva umeze ute? Urumva ikirenge cyawe kimeze gute? Urumva utangiye gukira cyangwa urumva ukirembye? Sharon wari ufite ubwoba bw'uko Rick yagenda, ahita avuga ati papa, Rick rwose ntago arakira, aracyarwaye, ntago biraza. Mama Sharon ahita amutuka atumva konako. Kuva ryari se usigaye uri umuvugizi we? Uramusubiriza nkande? Ubundi uri dogiteri wamusuzumye ngo urebe uko koko bitaraza bite byawe? Rick yahise avugira Sharon ngo bareke kumutonganya, ati Sharon muramurenganya, kare twigeze kubiganiraho mubwira ko ntaramera neza, ariko ejo mfite rendez-vous kwa muganga, nzajya muri controle barebe uko bimeze. Papa Sharon ati ibyo ni byiza, tuzamenya uko umeze neza ari uko uvuye kwa muganga. Ndumva mu gitondo turi bubanze tukakugezayo tugakomeza tujya mu kazi. Rick ati nta kibazo, nzijyana amasaha muvira hano naba nakerewe kuko bansabye kuzaza nzindutse, ubwo rero urumva ko ntabategereza. Nuko papa Sharon ati ubwo ntacyo uzijyane, ariko Sharon azaguherekeze imirongo yo kwa muganga, ngo ngaho ujya kwishyura, ngo ngaho ujya muri farumasi, ntabwo rwose wabivamo kwirirwa uhagaze kandi utaramera neza. Sharon kumva ko bavuze ko azamuherekeza byaramushimishije cyane, nuko n'ababyeyi be barabibona. Mama we yarebye ukuntu umukobwa wese ashyuha kubera gusa bavuze ngo azaherekeze Rick, nuko arimyoza. Nuko bageze mu cyumba cyabo abaza papa Sharon ati ariko uriya mukobwa usigaye umubona ute? Papa Sharon ati mba mbona yarahindutse, yabaye umukobwa mwiza cyane, aherutse no kunsaba imbabazi z'amafuti yose yagiye adukorera. Mama Sharon ati njyewe sinzi ukuntu usigaye mubona. Bararyamye. Mu gitondo Sharon na Rick bazinduka bitegura, barangije Sharon afata imodoka ngo bagende, ariko Rick arabyanga ati turagenda n'amaguru, hariya hirya koko ndashaka kumva uko meze, nakoze urugendo rw'iminota mikeya nk'iriya yo kugera ku bitaro, nibyanga turimo kugenda turatega nta kibazo. Bahise bagenda. Sharon yumva biranamushimishije cyane kuba bari barimo bagenda mu nzira bonyine na Rick. Barimo bagendaga baganira, story ari nyinshi mu muhanda, baseka, ubona ko bafite ibyishimo. Rimwe na rimwe Rick agahagarara akamubeshya, akamubwira ati ndumva ameze nabi, ikirenge kirandiye, shaka ukuntu wamfasha, hagarika imodoka idufashe. Nuko Sharon ubwoba bugahita bumwica, agatangira guhagarika imodoka zose abonye arimo gusaba lift. Nuko Rick akamuseka ati ariko nk'ubwo urabona ari ihe modoka yahagarara ahantu hatari n'icyapa koko, tugende nakubeshyaga. Sharon yahitaga amukubita ibishyi mu mugongo, nuko bagaseka ati urongera kumbeshya njyewe, urambona ukuntu wari unteye ubwoba gusa. Bagenda mu muhanda, umuntu wese wabubonaga atabazi yabaga azi ko ari couple y'abantu bakundana cyane kubera ukuntu babaga bameze. Benda kugera kwa muganga, papa Sharon na mama Sharon nabo bari baciye muri uwo muhanda bari barimo, ariko imodoka yabo yagendaga buhoro kubera mutiyaje yari iri mu muhanda. Maze mama Sharon abona abantu imbere ye barimo kugenda bafatanye mu muhanda, ubona ko bakundanye cyane. Ahita abwira umugabo we ati ariko mana yanjye ubuto buraryoha, reba nk'iriya couple inyibukije kera njyewe nawe ukuntu twakundanaga tukareka imodoka tukigendera kuriya n'amaguru. Umugabo ati ariko n'ubundi turacyakundana cyane. Barabegereye, mama Sharon abitegereje neza kubitwa n'inkuba, abonye ari Sharon na Rick. Ahita abwira umugabo ati mana yanjye, buriya ni Sharon urimo agenda yiryagagura kuri Rick mu muhanda kuriya,
shaka aho uparika mbanze ngende muvugishe mukubite urushyi. Papa Sharon ati ariko uramushakaho iki, bigutwaye iki? Mu kanya si wewe numvaga ubishyigikiye ngo ubuto buraryoha bikwibukije ubuto bwacu. Mama Sharon ati ariko ko mbona nta kintu bikubwiye, buriya wowe ntago ukeka ko bashobora kuba bakundana, tugomba kubirwanya tukabahagarika. Papa Sharon ati njyewe ariko ntago ari uko mbyumva, gukundana ubwabyo si bibi, ahubwo ikibi ni ukuntu umuntu yabyitwaramo. Urumva rero ko bibaye ari byo twabegera tukababa hafi, tukabereka inzira nyine bagomba gucamo ntibatandukire. Uko bagendaga baganira gutyo bahise bagenda n'ubundi babegera basa nkaho babagezeho, ariko n'ubundi nabo basa nkaho bageze ku bitaro neza neza. Nuko bavuza ihoni barabapepera babereka gusa ko bababonye, ubundi bakomeza urugendo rwabo. Rick ageze kwa muganga yabonanye na muganga, nuko baramusuzuma basanga ameze neza. Baratashye, Rick ahita abona ko yakize koko, kubera ko yari yabashije gukora urwo rugendo n'amaguru mu kugenda no mu kugaruka, kandi akumva nta kibazo afite. Nimugoroba Mama Sharon yatashye kare, nuko abaza Sharon ati ariko Sharon, ko nakubonye mu gitondo ukuntu warumiranye n'uriya muhungu, ubundi ni iki kiri hagati yanyu? Sharon ati njyewe nawe turi inshuti gusa nta kindi. Mama Sharon ati wowe si iyo wicaye ugatekereza neza wumva mu mutima wawe ari inshuti yawe gusa, cyangwa hari ukundi kuntu wiyumva? Sharon ati mama nawe rwose ibyo urimo kumbaza simbizi. Mama we ati nyamara ushatse wambwira nkakugira inama mwana wanjye utaziroha mu muriro. Ahita amubwira ati hari ahantu ngiye, ariko ninza ndashaka ko tubiganiraho neza. Mama akivaho Sharon yahise agenda ajya kureba Rick. Ati Rick, ufite ubwoba? Rick ati ufite ubwoba bw'iki? Ati kubera ibintu mama mbajije. Rick amubaza uko bigenze, nuko arabimubwira. Ati ariko hari ikibazo kimwe mbajije, buri cyo musubiza. Nyine mubwiye ko turi inshuti gusa, ariko asa naho atabyemeye. Akomeza kumbaza ati ese we mu mutima wawe wiyumva ute? Wumva ari ubucuti gusa cyangwa hari ikindi? Ntakubeshye musembura ikintu mvuga. Rick ati koko se ubwo nta kintu wabona wavuga? Sharon araceceka amara akanya atavuga. Rick ahita agenda amwicara iruhande amufata ikiganza ati mbwira wiyumva ute? Sharon kuvuga biramunanira. Rick ahita amubwira ati basi njyewe nkubwire uko niyumva. Bamaze akanya batavuga, ariko bigeze aho Rick ahita atangira kumubwira ukuntu amukunda cyane, maze Sharon nawe gukomeza guceceka biranga, amubwira ko nawe amukunda. Rick yahise amubaza impamvu. Yari amaze kumubwira ko afite ubwoba. Sharon ahita avuga ko ubwoba afite ari uko yabonye ko mama we atakemera ko bakundana, kubera ukuntu ababona asa n'umuntu utabishyigikiye, n'ukuntu yari amubwiye ngo amugire inama ataziroha mu muriro. Rick ahita amubwira ati ibyo nibyo biguteye ubwoba rero? Nuko Sharon ati nyine binteye ubwoba, none se ubwo ngubwo kuko niba birwanya tuzabigenza gute? Rick ati humura ibyo ntibigutera ubwoba rwose, kuko niyo batabishyigikira urukundo rwacu rwo rugomba kuzatsinda uko byagenda kose. Kaho nsezeranya ko utazansiga cyangwa se ngo umpemukire uko byaba bimeze kose. Sharon yamubwiye ko amukunda cyane kandi ko yiteguye kurwanira urukundo rwabo niyo bagerageza kururwanya. Nuko Rick aramubwira ati humura ntibigutera ubwoba, bashobora no kubishyigikira. Bamaze akanya baganira, bigeze aho ababyeyi ba Sharon baraza, nuko babatumaho bababwira ko babakeneye bombi. Bahise baza, nuko Papa Sharon ahita atangira kubaza Rick uko kwa muganga basanze bimeze. Rick ati meze neza cyane, kandi nanjye ndi kubyiyumvamo, nakoze urugendo runini n'amaguru, none ndumva nta kibazo mfite. Papa Sharon ati ibyo ni byiza cyane, ni nayo nkuru nari nkeneye kumva. Impamvu rero nari ndi kukubaza ibyo nuko wabonye akazi,
kandi bifuza ko ejo wazahita utangira gukora. Rick yarishimye cyane ariko Sharon kwifata biranga, yishima kumurusha, nuko mama ahita amureba ikijisho arimyoza. Papa Sharon ati Sharon ko mbona wishimye cyane nk'aho ari we wabonye akazi. Noneho se ko wishimye utaramenya amakuru meza nkufitiye, nuyamenya biragenda bite? Uyu munsi mwese mbafitiye inkuru nziza gusa. Nuko Sharon yahita abaza papa ati papa none se nanjye wamboneye akazi? Papa we ati oya, ariko bisa nabyo. Amakuru meza ahari nuko ishuri maze iminsi ngusabira ryabonetse. Sharon akibyumva ahita ababara, yibutse ko iryo shuri yahoraga ashaka riri hanze y'igihugu. Ahita abwira papa we ati oya papa, hariya rwose singishaka kujya kuhiga, nshakira ahandi. Singishaka kujya kwiga hanze papa, ndakwinginze rwose. Papa we ati ugomba kujya uko byagenda kose, uzi imbaraga byantwaye ngo mbone umwanya hariya hantu. Ikindi kandi hariya ni nko mu rugo, kuko uzajya utaha kwa onkle wawe. Namaze nabo no kubabwira barakwiteguye, nta gisigaye rwose ugomba kujya kwiga. Sharon yahise atangira kurira cyane ati papa ntago nshaka kujyaho rwose, mbabarira, ntago ngishaka kujya kuba kure y'abantu nkunda. Papa we ati bande se udashaka gusiga? Sharon araceceka, ageze aho ati papa ntago nasiga Rick. Akibivuga mama ati ceceka, nta soni, Rick se ni igiki? Papa Sharon ati bicecekesha umwana, mureke atubwire, ni ukubera iki utamusiga? Sharon ntiyagira isoni cyangwa ubwoba, maze imbere y'ababyeyi be avuga ko akunda Rick cyane, ariyo mpamvu adashaka kugenda. Rick biramurenga, ntabwo yari azi ko Sharon yatinyuka guhamya ko amukunda imbere y'ababyeyi be. Papa Sharon ahita amubaza ati none se Rick nawe ukunda umukobwa wanjye? Rick arabyemera, avuga ko akunda Sharon cyane. Papa Sharon ntiyabigira intambara, ahita abwira Sharon ati none nimba mwembi mukundana cyane, ufite ubuhe bwoba bwo kugenda? Niba agukunda koko azagutegereza, kandi nawe niba umukunda by'ukuri ntabwo uzamuhemukira. Papa Sharon yahise abwira Rick ati nizere ko utazambabariza umukobwa. Rick ati humura rwose, shira impungenge, ndamukunda ku buryo ntashobora gutekereza no kumuhemukira. Rick yakomeje kuvuga nuko abwira Sharon ati Sharon nta kibazo, uzagenda ujye kwiga, nzagutegereza uko byagenda kose, kandi ntago nzigera nguhemukira. Nuko Sharon yakomeza kurira, ariko nawe ageze ahabona se yamaramaje, kandi Rick akomeza kumuhumuriza amwumvisha ko agomba kuzagenda. Nuko nawe abona koko ko agomba kuzajya kwiga. Amasaha yo kuryama yarageze, kandi Rick baramubwiye ko bucya atangira akazi yagombaga kujya kwitegura. Bahise bagenda, nuko ariko ababyeyi ba Sharon basigara aho ngaho. Batangiye gushwana, mama Sharon abaza umugabo w'impamvu yashyigikiye ko bombi bakundana. Ati uriya muhungu uvuka mu batindi niwe koko tugiye gushyingira umukobwa wacu? Nuko ariko papa Sharon akamusubiza amubwira ati kuba avuka mu bakene ntacyo bitwaye, icya mbere ni uko amukunda. Mama Sharon atamukunda iki? Ko icyo yishakira ari imitungo yacu nta kindi. Arabizi neza ko Sharon ari we mwana wenyine twabyaye, imitungo yacu yose yabaye hano amaze kuyimenya. Urumva koko hari ikindi ashaka? Yahise amubwira ati njyewe ibyo ntabwo ariko mbibona, ntabwo ariko mbitekereza. Uriya muhungu akunda Sharon cyane, ndetse no kuturenza, kandi turi ababyeyi be. Tekereza ukuntu yamukurikiranye agashishikazwa no kumenya ahantu aba yagiye. Twebwe igihe twari tumaze urabizi ko cyari kinini, ariko ubwo bwenge ntabwo twari dufite, twari twarabuze icyo gukora. Tekereza nawe ariko noneho ukuntu yemeye no gushyira ubuzima bwe mu kaga, akemera akamwitambika, akanamugonga, yamwangiye gusa akagenda kubera ko yari azi imico mibi yari agiye kujyamo. Aramukunda cyane ku buryo rwose nta n'umuntu watinyuka no kubikora ibyo bintu. Ubundi ubu tuvugishije ukuri, iyo ataba Rick, Sharon ubu twari kuba tukimufite. Njyewe mbona nta kindi kintu akwiriye
usibye kuzamushyingira Sharon kuko aramukunda cyane, n'ubundi ni umucunguzi we. Bitekerezeho nawe. Mama Sharon yabitekerejeho ageze aho ati koko nanjye ndatsinzwe, yewe aramukunda koko, kandi Sharon nawe ukuntu mubona mba mbona amukunda cyane, reka tubareke tubahe amahirwe. Papa Sharon ati ntumva se, noneho turimo kubyumva kimwe, kandi buriya iyi myaka 3 igiye gushira Sharon adahari arimo kwiga nayo izabafasha. Niba badakundana bya nyabyo koko bazaba barabivuyemo. Bwarakeye koko Rick ajya gutangira akazi, ariko ahita abwira Papa Sharon ko atazakomeza kubaho ngaho, kandi koko byarumvikanaga. Yahise ababwira ko na muzehe noneho agiye kumusubiza mu cyaro akajya kumwitaho, ko ineza yamugiriye akamurera akamwitaho, ubu noneho nawe aricyo agiye kugira ngo amwiture. Nuko muzehe arabasezera abashimira ko bamubereye abantu beza cyane, nuko nabo baramushimira bamuha impamba yo kumuherekeza. Nuko muzehe arigendera, Rick nawe ajya kwishakira inzu ye atangira kubaho mu buzima bwe. Umunsi waje kugira nyirizina Sharon yagombaga kugenderaho, ariko yari amarira ku mpande zombi. Nubwo we na Rick bari barabyakiriye ko agomba kugenda, ariko nk'abantu bakundana byagombaga kubababaza ko batandukanye. Sharon yamusezeranyije ko atazigera amuhemukira, kandi ko atazamuhurira umwanya uko byagenda kose, ndetse amubwira ko no muri vakansi azajya agerageza nuko akaza. Sharon yaragiye yiga atiyigishije kuko yatinyaga ikintu cyose cyazatuma agira amanota make, akaba yaba impamvu yo kuba yasibira, kuko byari kumwongerera imyaka yo kuguma aho ngaho kandi atarabishakaga. Muri vakansi koko yanyuzagamo akaza nuko akabasura, ariko siwe warose mu by'ukuri imyaka 3 irangira. Bumvaga we n'umukunzi we Rick batabyumvisha ko iyo myaka irangiye. Bari bakundanye cyane, urukundo rwabo rwari urw'ukuri, ku buryo na mama Sharon byatangiye abishidikanyaho ko Rick yabakunda umukobwa we yari yaremeye. Noneho yaramukundaga ku buryo Papa Sharon yajyaga avuga ati ubu noneho niyo nakigendera nta gahinda naba njyanye, kuko umwana wanjye nzaba nzi ko musize mu maboko y'umuntu umukunda by'ukuri, naba nzi ko musize mu biganza bizima. Bamaze no kubana, ntabwo urukundo rwabo rwigeze rucogora, rwakoraga umunsi ku munsi. Urugo rwabo rwari rumeze nk'ijuru ritoya. Wakoze cyane kubana natwe. Aha niho inkuru yacu y'urukundo uyu munsi tuyisoreje. Twizeye ko no mu zindi nkuru ziri imbere uzabana natwe. Imana ibarinde. Ndabakunda cyane. Wari kumwe na Nemo.